ashimwe kandi Yesu ahimbazwe. Iyi ni impamba y'umunsi. Ndashaka ko tuganira ku magambo y'Imana mu minota itarambiranye, ariko mbere yuko dusenga tubanje gushimira buri muntu wese wakanze subscribe, kandi iyo dushimiye ababikoze tuba tubwiye abatarabikoze kugira ngo nabo babikore. Yesu rero abaha umugisha ababikoze n'abatarabikora, namwe mubikore. Imana ibahereze umugisha kandi Imana ibakomereze n'abakore. Reka dutangire gusenga, hanyuma dushima Imana uburyo Imana iba yaturinze muri iki cyumweru cyose gitambutse. Twagiye tubona ubwoko bw'Imana, twagiye tubona Imana itugirira neza, twabonye Imana iturinda, twabonye Imana ituzigama, izigama ubuzima bwacu ndetse n'ubugingo bwacu. Ntabwo ari benshi baba baragiriwe amahirwe yo gutangira icyumweru, cyane ko haba hari benshi baba baratambutse muri icyo cyumweru, ariko kuba Imana yakugiriye ubuntu ugatangira ikindi cyumweru uri muzima, wari ubuntu, wari umugisha ugeretse ku wundi, aba ari andi mahirwe Imana ibiguhaye. Hanyuma rero Imana ihimbazwe kandi Imana ishyirwe hejuru, yaraturinze, kandi n'uwo bitagenze neza nawe yizera Imana. Imana iracyafite byinshi imbere byiza imuteganyiriza. Hari igihe umuntu agera mu bibazo cyangwa se akagera mu ntambara akumva yuko bicitse cyangwa se bidogereye, ariko nagira ngo itangaza mubwire ngo Data aracyakora kandi Imana iracyariho. Wowe ukomeze wizera Imana, n'ibyo ubona bitarashoboka bizashoboka, kuko igihe cyose ugihumeka Imana icyagufiteho umugambi mwiza. Hanyuma reka dusenge, hanyuma dutangire tuganira ijambo ry'Imana. Mana, uri Data wa twese mwiza, uri Imana y'icyubahiro, Imana igira neza, Imana y'impuhwe n'urukundo rwinshi, Imana y'inyembabazi. Ushoboye byose Mwami, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Waraturemye uturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu, niyo witegure kuva kera kugira ngo tubigenderemo, turi abana bawe Mana. Ministasi ne ponta before sabini odra igroni manga destaya. Waraturinze leshansi ne ponta geri asikamande destaya. Izina ryawe Mwami rihimbazwe. Meleshandi stize konta before yakitamanga destaya. Hanyuma adakisala before yakita bestima dry geria. Uyu mwanya Data buja wera tugiye gufata ukumva ijambo ryawe, udufashe kandi tugirire neza, uzubane natwe ntabe twebwe, ahubwo izina rya Mwami babere hamwe icyubahiro bitwaye no gukomera ibyawe n'izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gutangira tuganira ku ijambo ry'Imana. Turasoma ubutumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 17 turahera ku murongo waho wa mbere, hanyuma turageza ku murongo waho wa 25. Turaza gusimbuka gato, hanyuma dusome ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 3, turahera ku murongo waho wa 4. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ku 17 Yesu akiza ikirema. 17 aravuze ngo ku munsi umwe muri iyo yigishishaga, abafarisayo n'abigisha amategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by'i Galeyadi n'i Yudaya n'i Yerusalemu, kandi imbaraga z'Umwami Imana zari ziri muri we zo kubakiza. Nuko abagabo bazana umuntu mu ngobyi waremaye, bashaka kumwinjiza ngo bashyire imbere ye. Babuze aho bamwinjiriza kuko abantu bahuzuye, burira hejuru y'inzu bamucisha mu mategura, bamumanura n'ingobyi hagati yabo imbere ya Yesu. Abonye kwizera kwabo aravuga ati, wa mugabo we, ibyaha byawe birababarirwa. Abanditsi n'abafarisayo batangira kwiburanya bati, ninde wigereranyije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Maze Yesu amenya ibyo kwiburanya, arababaza ati, mwiburanyiriza iki mu mitima yanyu? Ushobora gushyira igihe ari ukuvuga nti ibyaha byawe
cyangwa ntibyuka yikorere ingobyi ngende, ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware bw'isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Amen. Reka dusome gatatu byakozwe n'intumwa ibice bya bitatu umurongo wa 4. Haravuze ngo Petero na Yohana baramutumbiye. Petero baramutumbira. Petero na Yohana baramutumbira. Petero arabwira Petero na usome twitonze. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati abitaho agira ngo amukiraho. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo ufite, ahubwo icyo ufite utagira ubuzima bwa Yesu Kristo w'i Nazareti. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa imyanya ibirenge bye n'umugongo we. Reka tuganire ku magambo y'Imana ho gato. Dusomye amagambo y'Imana avuga uburyo Yesu yari ari ahantu barimo barasenga, hanyuma bari gusenga bazana umuntu hanyuma wari urwaye kandi amaze igihe kirekire arwaye. Hanyuma bo bagira ishyaka bumva yuko uko byagenda kose nibamugeza kuri Yesu ari gukira. Bari bafite kwizera ko uko byagenda kose nibamugeza imbere ya Yesu ari buze gukira. Ikintu kimwe nshaka kuvugaho gatoya, ngo barabyiganiye kugira ngo barebe ko bamugeza kuri Yesu, ariko kubera ko abantu bari benshi cyane babura aho bamucisha. Hanyuma bigira inama baravuga ati rero nubwo turi kubura aho tumucisha, reka twurire tugende dusakambure hejuru, hanyuma tumucishe hejuru tumumanure. Ngo bagira uko kwizera yuko uko byagenda kose umurwayi wabo nagera kuri Yesu ari buze gukira. Imana ishimwe. Ngo bagira kwizera muri bo, baravuga ati uko byagenda kose nubwo tutabasha kugenda byibura ngo tugere kuri Yesu, ariko reka uyu murwayi byibura tumusakambure hano hejuru akora aya mategura, tumumanuriremo byibura agwa imbere ya Yesu. Haleluya. Bibiliya ivuga neza, iravuga ngo babigenza uko nguko, umurwayi ngo aramanuka neza agwa imbere ya Yesu. Yesu ngo arangije amurebye amwitegereje, ngo aramubwira ngo yewe mugabo, kwizera kwawe uragukijije. Arangije ngo aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya. Ibyaha byawe urabibabariwe. Impamvu ngo abafarisayo ngo bahita batangira kuvuga ngo uyu ninde utangiye kwigereranya, mbese uyu ninde ushobora gutangira gutekereza ngo ushobora gutangira kuvuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe, ko Imana yonyine ari ifite ububasha n'ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha. Haleluya. Ngo batangira kwiburanya muri bo, ariko ntabwo bari bazi Yesu, ntabwo bari basobanukiwe Yesu, ntabwo bari basobanukiwe imbaraga ze, ntabwo bari basobanukiwe ubushobozi bwe. Ngo arangije arababwira ngo ni iki gituma mwiburanya mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukuvuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa se ikorera uburiri bwawe ugende? Icyoroshye ni ikihe? Arababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo ariko mumenye ko umwana w'umuntu yahawe ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Haleluya. Arangije aramubwira ngo haguruka. Imana ishimwe. Aramubwira ngo l'instance nimo adihoti beforia. Aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Imana ihimbazwe. Bibiliya itubwira neza umurwayi wari umaze imyaka 38, ngo Bibiliya ivuga ko uwo murwayi yari amaze imyaka 38 kuri icyo kidendezi. Bivuga ko yafashwe n'ubu burwayi afite imyaka 12. Hanyuma ubwo yose n'indi myaka yarwaye, ubwo yose hamwe imyaka 38. Bivuze ngo Yesu yamugezeho yari amaze imyaka 38 arwaye, cyangwa se ari kuri iki kidendezi. Imana ihimbazwe. Hanyuma ngo hari amabaraza 5. Aya mabaraza 5, hari ibaraza rya mbere ryari ririho abantu b'abakire,
cyangwa se bari bifashije, niko nabivuga. Irya kabiri ryari ririho abantu bakanyakanya, irya gatatu n'abandi bakanyakanya, irya gatanu ngo ryari irembo ry'isuzugurwa. Haleluya. Ryari gatanu yari ariho, Bibiliya itubwira ko yari amaze imyaka 38 arwariye kuri iri rembo. Baramuzanye bamusiga kuri iryo rembo, ntihagira n'umwe uza byibura ngo ajya amuterere mu mazi. Bibiliya ivuga ko marayika w'Imana yamanukaga rimwe na rimwe ngo abafite ababo bakabasha kubaterera mu mazi, hanyuma uwatangaga mu ndi ngo niwe waciraga. We rero yari ari ku irembo rya gatanu. Iri rembo rya gatanu ryari irembo ry'isuzugurwa cyangwa se ry'abantu basuzuguritse, ntawe wari ufite wo kumuterera. Ariko igihe kiba kigeze Yesu arahanyura, Imana ishimwe. Ahanyuze asanga iyo myaka 38 yari amaze ari kuri iryo rembo. Warangije amubaza ijambo ryiza nakunze, maze ngo ese urashaka gukira? Imana ishimwe. Urashaka gukira? Nawe arangije amubwira ngo reba, amaze imyaka 38 ndi kuri irembo, nta muntu ufite wo kunterera mu ntuze. Aramubwira ngo ikorere ingobyi yawe utahe. Imana ishimwe. Twasomye amagambo y'Imana. Ntabwo Yesu akangwa n'igihe bimaze, ntabwo Yesu akangwa n'igihe umaze kuri iryo rembo, ntabwo Yesu akangwa n'igihe umaze muri ibyo bigeragezo. Imana ishimwe. Igihe cyawe nikigera, Imana izaguhagurutsa kuri iryo rembo maze igihe kirekire. Ushobora kumara ku irembo ry'ubukene, irembo ry'inzara, irembo ryo kubura urubyaro.